uri ikigarasha nimba wifata ukavuga ngo uzatera u Rwanda, uri ikigarasha nimba wifata ukasebya igihugu cy'u Rwanda ukavuga ngo ngewe ngo nzatera u Rwanda. Wowe rya mayoneze, numara kurya mayoneze uhaze iyo nda yawe, nurangiza ugerekeho ayo maji, ugerekeho ayo mafanti, ugereke izo za byeri, nurangiza widonge ngo uzatsinda u Rwanda, ngo uzatera u Rwanda, ngo uzafata u Rwanda urwanegise ku gihugu cyawe. Rero nituvuga ngo uri ikigarasha, ntabwo umuntu araba yibeshe cyane, kubera ko abantu bose bashaka kuhambana igihugu baba ari ibigarasha, nta kintu baba bamaze. Niyo mpamvu tuvuga ngo ni ibigarasha. Umuntu uwo ari we wese usebye igihugu, usebye urwamubyaye, ariko se ubundi uzatsinda u Rwanda, uzatera u Rwanda, ubundi bakuvanye mu gihugu bagutsinze uri he? Ni ukuvuga ngo imbaraga zagutsinze ziracyahari, uwagutsinze ntaho yagiye. Ni ukuvuga ngo uwakwambuye ntaho yagiye, aracyahari. Rero gabanya. Umwe ati nzagutera, undi ati ntabwo uzantera ngo nshobore. Ababirebera ku ruhande bati n'uyu, baramutunga agatoki. Uwo batungira agatoki nawe ati uyu se niba uzantera. Usanga abantu bahora barwana mu magambo, ariko gushira mu bikorwa ntabwo bibasha gushoboka, kubera ko umwe muri bo afite ibyaha ugiyemo biteza abaturage imbere. Mwebwe ahugiyemo biteza abaturage imbere harimo kubaka amashuri meza, amavuriro meza, guha abaturage inka muri gahunda ya gira inka, gusubiza abana mu mashuri n'ibindi bikorwa byinshi. Kubaka imihanda nicyo cy'ingenzi, ndetse no kubaka ibiraro kugira ngo habashe kubaho ubuhahiranire hagati y'ibihugu bituranye. Mu gihe mugenzi we ahora yidoga kazamutera, nyamara yirengagije ko u Rwanda rutera ntiruterwe. Umwe ati ntiwanshobora, abaturage bati ariko mu by'ukuri ninde wakubita undi? Ari igisirikare cy'u Rwanda, ari igisirikare cy'u Burundi, n'igisirikare cya Kongo, ni ikihe gisirikare cyabasha gukubita ikindi haramutse habayeho intambara yeruye, ku buryo ishobora kuzaba none y'intambara ikazigishwa mu mateka, muri pirimeri, muri sogonderi, ndetse na za kaminuza. Ntituramenya neza nimba Burundi bushobora kuba rwarwanya u Rwanda rukabasha gutsinda, cyangwa se nimba Kongo yarwana n'u Rwanda, Kongo ikabasha kuba yatsinda u Rwanda. Nta ntwaro zihambaye tuzi igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ifite, ndetse nta n'intwaro zihambaye tuzi igihugu cy'u Rwanda rufite. Igitangaje muri ibyo byose, buri ruhande ruvuga ko rufite igisirikare cyatojwe kandi cyabizobereye, gifite ibikoresho bihagije byo kuba byakwifashishwa muri uru rugamba. Usibye urugamba rw'amagambo, nta rundi rugamba rukomera, ari urwo mu mazi, ari urwo ku butaka, ndetse no mu kirere. Urwo rugamba ruroroha kurusha urugamba rw'amagambo. Urugamba rw'amagambo aho rubera akaga, ruragenda rukinjira mu baturage, rukagenda rukagera mu bayobozi, rukongera rukagaruka mu baturage, mu basivili, abanyapolitike n'abatari abanyapolitike, ugasanga buri wese yinjiye mu ntambara. Gusa reka tubanze tubasabe, nimba mutarakora subscribe, mukore subscribe kugira ngo video zacu dukoze mujye mubasha kuba mwazibona. Ushobora no kuba waramaze gukora subscribe ariko ukaba utarakanze ku nzogera, reka tukwibutse wongere ukande ku nzogera kugira ngo notification ya video dushizeho yariyo yose ujye ubasha kuba wayibona. Ntabwo ari ikintu kigoye kukubwira ngo kanda kwiyo buto ya subscribe ise kuba yahinduka, numara gukandaho uraba utanze umusanzu wawe. Ni ibintu bitangaje cyangwa se ibintu biteye urujijo kumva ko igihugu cyateye ikindi,
umuyobozi yateye undi, abantu barwanye, buri mwe afite gahunda yo gutwara utwundi. Nyamara aba bose ari uri mu ntambara, ari uwayitangije, ari n'uwo wayitangirijweho, ndavuga wagabweho igitero, aba ari gusenga akavuga ati Imana isangiza uyu mubisha. Ari n'uwatangije intambara, aba arimo kuvuga ati Imana izamungabiza, ntabwo azansinda. Imana yo kagorwa, Imana ikunda kugorwa, ikabifasha uwo mwanya. Buri wese arayambaje atufashe nsinde umwanzi, undi nawe atumfashe uriya mwanzi nanjye mutsinde. Ati nzazana ituro ry'ishimwe. Ibi ni ibintu utakwiyumvisha witegereje aba bagabo bombi. Umwe ati igihugu cyanjye kiraterana igiterwa, ariko namwe niko mubizi. Nkuko mubizi neza, igihugu cy'u Rwanda kiraterana igiterwa. Bajye barwanira iyo ngiyo, baturekere umutekano. Igihugu cy'u Rwanda gifite umutekano kubera ko gifite abayobozi beza, abayobozi bagira urukundo, abayobozi bita ku baturage, abayobozi batanga serivisi nziza. Ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na His Excellency President Paul Kagame. President Paul Kagame yubatse ibigo by'amashuri byinshi, yubatse 9 years education, yandika 12 cyangwa se 9 years basic education. Ni ukuvuga ngo buri mwana wese yasubiye ku ishuri. Iki ni ikintu abantu benshi bananiwe, kugeza ubwo abana b'u Rwanda bose basubiye mu ishuri, amahanga akareba akavuga ati uyu muyobozi ntabwo asanzwe, kubera ko yafashe u Rwanda rw'ejo aruha ubumenyi budasigaye mu ikoranabuhanga, ndetse atanga icyo bita one laptop per child. Ikoranabuhanga rirakataje mu Rwanda, ari nayo mpamvu abavuga ko bazatera u Rwanda babibesha, kubera ko ababatsinze ntaho bagiye. Baracyahari kandi barabyaye, barimo barabyara, barimo barashaka ibikoresho ibyo ari byo byose ku kiguzi icyo ari cyo cyose, yewe bakaba bahasiga n'ubuzima mu gihe bagishakira umutekano abaturage b'igihugu cy'u Rwanda. Amavuriro n'ibitaro by'akarere byarubatswe, poste de santé zirubakwa buri kagari. Ni ukuvuga ngo kugeza uyu munsi nta muturage ukirembera mu nzu. Ibi ngibi bituma u Rwanda ruza ku mwanya wa mbere mu bihugu muri Afurika bidashobora kuvogerwa n'undi uwo ari we wese, kubera ko ibintu byarwo bihora biri ku murongo kandi bifite gahunda. Ibigarasha bitazi gahunda y'u Rwanda byakwicara byamara kurya mayoneze biti tuzatera u Rwanda, u Rwanda tuzarwigarurira. Ariko ibyo ngibyo byabivuga bamaze kuba bahaga. Iyo batariye ntibabasha kuvuga. Ni ukuvuga ngo igihe babonye batamika batangira kuvuga. Ibi bigarasha babitegera hehe? Babitegera ku nda. Mushobora kwaza muti ikigarasha ninde? Ikigarasha ni umuntu uwo ari we wese ushobora kwirengagiza ibyiza u Rwanda rufite, ushobora kwirengagiza igihugu cyamubyaye, ushobora kwirengagiza ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu, agatangira kugambanira igihugu. Uwo niwe kigarasha. Ibigarasha kenshi na kenshi ntibikunze kuvugira mu gihugu, bikunze kuba byahunga cyangwa se byasohoka hanze y'igihugu, bikajya nko mu Uganda, bikajya nko muri Kenya, bikajya muri Canada, muri Amerika n'ahandi, byarangiza bikavuga ibyo bishaka. Dore aho uzabonera ko umuntu ari ikigarasha, nuko ibyo azavuga byose arasa agenda ashiramo amakabyo.
uti ikigarasha nakimenya nte? Ikigarasha wakimenya ari uko gifashe ikiganiro cyose nk'iki ngiki kigakuramo agace gatoya k'amasegonda 3 akaba aricyo cyubakiraho cyarangiza kikatangira kigasebya igihugu cy'u Rwanda. Mfite abavandimwe twabasabye gukora subscribe, niba mwaranayikoze mukande ku nzogera ngo video zose zijye zibasha kuba zabageraho. Kandi ibyo urakora byose mujye mwirinda kwihutisha video kugira ngo ibintu byose bibashe kuba byagenda neza. Imana iragukunda kandi izahora igukunda. Ntawavuga ko Imana itagukunda, ahubwo Imana iragukunda yuko wowe wayirengagije. Ntacyo tugusabye usibye gufata video yacu ukayisangiza abandi. Uwo niwo musanzu ukomeye kurusha indi misanzu yose turimo tukwaka. Nakwibutsa ko urukundo ari ingenzi. Udakunda ntazi Imana. Uko niko ijambo ry'Imana rivuga. Nshuti bavandimwe turabakunda, mukomeze kugubwa neza, muri ab'agaciro, mukwiye ishimwe.